Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye. Reka turebere hamwe icyo wakora cyangwa icyo wakorera umuntu igihe ubonye yariwe n'imbwa cyangwa wowe imbwa yakuriye. Ni iki wakora igihe imbwa yakuriye cyangwa igihe ubonye umuntu, umwana wawe, umuntu uzi, inshuti ariwe n'imbwa ako kanya, kuko dusanga aha ngaha abantu bakora amakosa menshi. Akaza kwa muganga yatinze, akaza igisebe cyaboze kiri kuvamwo amashyira, cyangwa akaza ako kanya ariko ugasanga yaje atinze, cyangwa akaza ako kanya ariko hari ibintu atigeze akora bishobora gutuma agira ibyago byinshi byo kwandura, haba kwandura bya bisazi by'imbwa cyangwa kwandura izindi ndwara zatewe nuko kuribwa n'imbwa. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, ngushimiye kuba udukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, ibuka gukanda kuri subscribe, kanda kuri like. Like ni akantu kameze nk'aka, okay, hakande, okay, twagiye. Icya mbere rero ukwiye kumenya ni uko igihe cyose uriwe n'imbwa cyangwa ubonye umuntu uriwe n'imbwa, ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukwirinda kugira panike. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukureba gravite cyangwa ubunini cyangwa ubunini bw'icyo gisebe cyangwa icyo gikomere yatewe nuko kuribwa n'imbwa. Imbwa akenshi ishobora kukurya ari za mbwa zihora zizerera, cyangwa ari ahantu ugiye mu gipangu, ahantu bagira imbwa, wagerayo itakuzi, itakumenyereye, igahita ikurya. Rero icya mbere ukwiye gukora ntabwo ari ukugira panike, ahubwo ni ukureba ese icyo gisebe ni igisebe kinini, ese ni agasebe gato, ese ni igisebe cyo ku maso, kuko imbwa zikunda kurya ku matama, zikunze kurya ku maboko, zikunze kurya ku matako cyangwa ku maguru cyangwa kuri inyama y'inyuma y'ukuguru. Rero ubanza kureba nimba icyo gisebe ari kinini, nimba ari gito, nimba kiri mu maso, aho kiri hose. Ibi ngibi nibyo bigufasha gufata ingamba tugiye kureba aha ngaha kugira umenye icyo wakora. Icya mbere rero, nimba ubonye icyo gisebe ari igisebe gito, ukwiye kumenya cya mbere ko nubwo imbwa waba utayizi, imbwa yose utazi rero ukwiye gukeka ko ishobora kuba irwaye ya virusi yahaje cyangwa iriya virusi itera ibisazi by'imbwa. Sinzi nimba abantu benshi babizi, imbwa zikunze kurwara ibisazi bita haja. Ibi bisazi rero nibyo bituma bakunze kujya kuzitera urukingo, kujya kuzikingiza nk'uko bakingiza abandi bantu bose. N'imbwa rero barazikingiza kugira zitaza kwanduza abantu igihe zaba zabariye. Rero iyo ndwara, iyo y'ibisazi by'imbwa, igihe imbwa ikuriye, ibyo bisazi by'imbwa nawe bishobora kukuzaho wowe. Noneho iyo bikujeho mu minsi nka 14, 21 uhita urangira, ugahita upfa. Rero niyo mpamvu ukwiye kumenya. Iyo wariwe rero n'imbwa utazi, imbwa yo mu gasozi, imbwa yo mu muhanda utayizi, icya mbere ukwiye kumenya cyihutirwa, usibye kureba bwa bunini bw'igisebe, icya kabiri ukwiye gukora, uhita ufata amazi n'isabuni ako kanya. Hahandi imbwa yakuriye, ugahita uhakuba n'ayo mazi, ukahoza neza n'ayo mazi. Amazi meza asukuye n'isabuni, ukahoza neza n'amazi. Iyo urangije kuhoza n'amazi, icya kabiri ukora, uhita ufata, ushobora kugura muri farumasi iri hafi aho, ugahita ugura alcohol, ugahita usuka hahandi kuri icyo gisebe mbere yuko ujya kwa muganga. Icya kabiri rero ukora, iyo umaze gukaraba cya gisebe, wamaze kucyoza, imyanda wikuyeho, umaze kumenya ko amavirus na microbe ziba ziri mu kanwa k'imbwa yaba yakugiyeho, umaze kuyakuraho n'ayo mazi n'isabuni, umaze kubona ko umaze gusukaho alcohol, icya kabiri ureba nimba nta maraso ari kuva. Nk'uko twabivuze, ureba ubunini bw'igisebe. Nimba ari igisebe cyo ku kuguru cyangwa ku itako, amenyo y'imbwa akaba yinjiyemo imbere cyane, ukwiye kumenya ko ayo menyo y'imbwa ashobora gushwanyura imitsi itwara amaraso, ukavirirana cyane. Igihe rero uri kuvirirana cyane, icyo ukora rero ni ugushyiraho pressure. Ushyiraho pressure ni iki rero? Ushobora gufata, nimba nta bundi buryo, uri wenyine, uri ahantu uri wenyine, imbwa yakuriye, fata umwenda wawe bisanzwe. Fata umwenda wawe, nimba ari umwenda ufite amaboko maremare, kata y'amaboko maremare, shwanyura, numara gushwanyura, ufunge hahandi kuri cya gisebe. Numara gufunga hahandi kuri cya gisebe, ushobora kwifashisha abandi bantu
abantu bakagufasha uko kuguru cyangwa icyo gice cyariwe n'imbwa cyari kiri kuva, nimba uri kubona amaraso ari kududubiza menshi, fungaho, numara gufungaho cya gice kiri kududubiza, nimba ari ukuguru ugushire hejuru maze bakujyane kwa muganga. Nugera kwa muganga bazagukorera ikirere. Iyo ugeze kwa muganga nko mu Rwanda ahantu hose ibitaro hafi ya byose biba bifite za nkingo za rage, za nkingo z'ibyo bisazi by'imbwa. Izo nkingo bazigutera kugira bakurinde, kuko iyo mbwa iyo imaze kukurya ibyo bimenyetso by'iyo ndwara nise ibisazi by'imbwa, ibimenyetso bikunze kuza nyuma y'iminsi 14 iminsi 21, kandi ibimenyetso byaje iyo virusi biba yamaze gukwirakwira mu mubiri wose. Niyo mpamvu igihe cyose wariwe n'imbwa uhita ujya kwa muganga, wagerayo bagahita bagutera urwo rushinge, iyo vaccine cyangwa urwo rukingo rw'ibyo bisazi by'imbwa kugira bakurinde kuba wagira ibindi bibazo. Ikindi bagukorera bahita bareba nimba koko iyo pansement, nimba icyo gisebe cyo gije neza, bakagifunika neza, bakagishiraho dressing nziza, maze ibindi bakagukurikirana. Ikindi bagukorera rero ariko nawe ukwiye kwikorera, iyo bamaze kugukorera ibyo byose akenshi bahita bagusezera ugataha, ariko icyo ukwiye gukurikirana rero ni ikindi, ni ukureba ese aho imbwa yariye habyimbye, ese hari kukurya cyane ububabare kugenda bwiyongera, ese hari umuriro wagize, ukareba nimba hari umuriro wagize uri kugenda wiyongera, ukumva ufite akantu k'imbeho, noneho wagira akantu k'imbeho ugatangira kubira ibyuya. Ibi ngibi byose bari ibimenyetso by'uko hari microbe, streptococcus cyangwa staphylococcus yarari mu kanwa k'imbwa, ashobora kuba yinjiye mu maraso yawe akaba ari kugutera uwo muriro, kumva ko ako kabeho, cyangwa ukagira ukuguru kukabyimba. Ariko ikindi dukwiye kumenya ahangaha ni ukureba nimba icyo gisebe kiri kuvamo amashira. Iyo icyo gisebe kiri kuvamo amashira, please ihutire kwa muganga, subirayo bakurebere, kuko icyo gisebe gishobora kuvamo amashira aho ngaho, ukarangara agasebe kari ahantu hamwe, ari ahantu hato, kigakwirakwira bikaza kuvamo icyo bita myosite. Myosite ni igihe inyama yose y'ahantu runaka ku mubiri yose yaboze igatangira kuvamo amashira. Ahangaha biba byakomeye. Ikindi ukwiye kureba rero, usibye kureba ko muri iyo minsi 3 nimba uri kubona amashira mu gisebe, nimba uri kugira umuriro, nimba habyimbye, ikindi ukwiye kureba ni ukumenya iyo mbwa. Ese iyo mbwa yakuriye, ese n'imbwa yari yarakingiwe, kuko ushobora kuba wariwe n'imbwa yo mu gipangu uhita ubabaza ese imbwa yari yarakingiwe ibyo bisazi by'imbwa, kuko ni ibisazi biza nabi cyane, ugasanga nko mu minsi 3-4 igihe ibimenyetso byatangiye kuza gahita urangira. Rero ukwiye kubimenya, bakubwira ko yari yarakingiwe bakagutera urushinge, ariko bakagutera urushinge rwo kugukingira, ariko byibuze uri sure yuko iyo mbwa itaguteza ibibazo bikomeye. So ikindi rero ukwiye kumenya ni ugukurikiranwa na muganga. Iyo umaze kumenya ibyo byose, ukurikiranwa na muganga, ukajya ufata rendez-vous, kuko urushinge iyo vaccine y'imbwa ntabwo bayitera umunsi umwe, bayigutera inshuro 7 mu minsi itandukanye. Ni hafi mu minsi 28 bagenda bagutera mu minsi itandukanye. Rero ni ukujya ufata rendez-vous kandi ukazubahiriza uko muganga yazikwandikiye, kuko iyo uzikasemo ukajyayo nka rimwe cyangwa 2 ukumva ngo urarambiwe, ngo n'ubundi ndikumva nta kibazo ufite, ushobora guhura n'ikibazo ejo cyangwa ejo bundi, kubera ibintu byo gusuzugura, ibintu byo kutita ku bintu, ugasanga ubuzima bwawe bushize mu kaga mu bintu bitari ngombwa. Ikindi ukwiye kumenya ni ukureba rero nimba hari ibimenyetso by'iyo ndwara y'ibisazi by'imbwa iri kukugaragaraho, nko kubura umwuka, kugira ibibazo by'ubuhumekero, ibindi bimwe biza wenda biri muri faze ya nyuma, aho utangira gusohora ijwi rimeze nkaho uri kumoka, ibintu byo kumva guhumeka byanze, ibi byose bikiyongeraho ibindi bimenyetso bimeze nkaho uri kugagara, nkaho umeze nk'umuntu warwaye igicuri. Ibi ngibi rero iyo wageze muri iyo faze, akenshi ubutabazi biba bigoye kugutabara, ariko tuzavuga mu buryo burambuye uko
watabara cyangwa uko bavura umuntu wariwe n'imbwa. Tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye, twongera kwibutsa gukanda kuri subscribe no kuri like na utaha.